uhari utari involved arutwa n'uwapfuye mu buzima bw'umwana. Mureke kugira rero imfubyi abana banyu mubima umwanya. Uzi kuba ufite umubyeyi ntago umwanya ngo muganire. Ureke kwica umwana wahagaze, ureke kumugira imfubyi kandi ugihari uri umubyeyi. Ndaguhwituye kabisa, ndaguhwituye. Abana benshi ubuzima bwabo usanga badasabana, nta yindi mpamvu suko bafite imyifatire yo kudasabana, ntabyo babonye iwabo bagiye babona umushiha, iwabo ntibagiye babona gusabana imbabazi, iwabo ntibagiye babona kuganirira hamwe, iwabo nyine bababuze kandi bahari. Reka nongere ngo ikaze wahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi nk'ibisanzwe ni Sam Start twita ku buzima bwo mutwe duharanira kubaho twishimye. Muri make kuko mental health cyangwa ubuzima bwo mutwe ari ikintu cyagutse, twebwe turavuga tuti intego yacu ni uguhumuriza, guhwitura ndetse no gukumira kugira ngo dushimishe kandi tubeho twishimye. Nimunyemerere dutangirane n'inkuru ahangaha yankoze ku mutima kandi nanjye ni ibintu nari nsanzwe niyumvamo cyane, ndavuga nti reka mbibasangiza ubundi tubiganirireho hamwe. Ababyeyi benshi b'abagabo barahari ariko badahari. Reka mbabwire icyo imibare ivuga ngo mu minsi 28 umwana akivuka, umugabo uri absent suko adahari kuko umwana kugira ngo avuge nuko umugabo yabanje kuba ahari, ngo byongera iminsi 28 umwana akivuka kuba papa wadahari, byongera chance yo gupfa ku mwana. Uwo nguwo harenze rero mwumva ikibaho ngo 71% by'abana bava mu ishuri batarangije bafite ikintu kimwe bahuriyeho, kuba badafite papa uhari. Guhaba ntago ari kuba udataha, ni ukuba utari involved. Mu bigo ngororamuco 66% by'abana barimo bahuje kuba badafite ba papa bari involved. 20% by'abo bana 66% bajya mu bigo ngororamuco kubera ko bananiranye, 20% ntago bigeze babana na base na rimwe. Hari ibintu bigezweho ubundi shakira umwana gusa. Ibyo bintu iyo mbyumvishe umutima uransimbuka. 25% by'abo bana bafite papa w'umusinzi. Reka mbabwire, izi statistics ikintu zivuga ngo kuba papa yarapfuye nta kintu byongera ku mibare. Umubyeyi w'umugabo uhari utari involved arutwa n'uwapfuye mu buzima bw'umwana. Mwabyumvise bakunzi ba Sam Start nubwo umuteguro wanjye wa gitari n'ibindi bya background nashyize inyuma uguye kubera umuyaga, ibi ntacyo bivuze. Icy'ingenzi ni message tubagezaho. Birababaje kwanza, reka mvuga impamvu nari maze iminsi cecetse. Nahuye n'uburwayi, ndi umubyeyi, nubwo tujye kuganirira hamwe ikiganiro cy'ababyeyi. Amashuri nayo yari yatangiye, ababyeyi turavunika, nagomba kurwana nabyo kugira ngo umwana abe yashyika ku ishuri. Ndimo ndwana kugira muhindurira ikigo. Ababyeyi aho muri hose mweme gufata inshingano, respect, turabashimiye. Ariko nubwo mbashimiye kandi muvunika muriho kubera abana banyu, reka nanone mbahwiture. Titire y'ikiganiro nayise ngo mureke kugira imfubyi abana b'u Rwanda kandi ababyeyi babo bahari. Nta bandi babwirwa, ni bande bagira imfubyi abana? Ni mwebwe ababyeyi. Buriya kuba umubyeyi ni ikintu gikomeye, ni ikintu kigari. Hari abantu batekereza ko kuba umubyeyi ukuzuza inshingano ari ukugaburira umwana agakura akiga iyo myuga. Donc uburere cyangwa se kuba umubyeyi ni ugutanga uburere. Ariko uburere bumeze buti, cyangwa se uburere bw'umwana butangira ryari bukarangirira hehe? Umunyarwanda yaravuze ati uburere bw'umwana butangirira ku kiriri bukarangirira ku kiriyo. Hari akantu gato y'umunyarwanda yibagiwe. Ntago ari ku kiriri butangirira ahubwo umwana akibura urusoro mu nda ya nyina.
ariko nanone umunyarwanda yavuze neza ngo bukarangirira ku kiriyo. Bivuze ngo n'umwana ufite imyaka 60 ugifite umubyeyi, uwo musaza w'imyaka 60 ufite umubyeyi aracyari umwana imbere y'ababyeyi be. Bivuze ko nanone inshingano z'umubyeyi ntago zarangiye kuri uwo mwana. Ariko nanone reka turebere hamwe, iki cyegeranyo mwumvise kiravuga ku babyeyi bitwa ko bari mu rugo bataha ariko badahari. Hari igihe umuntu abura umuntu kandi ahari, ukabura umuntu ahari. Kubura umuntu ahari ni uko uwo muntu aba yakwimye umwanya ngo muganire, ngo mugire ibyo munegosiya, mugire ibyo mukemura, agira inama aguha, agira ubugororangingo aguha, akunenge nawe umunenge. Icyo gihe iyo umuntu ahari akakwima uwo mwanya aba ahari adahari. Iki cyegeranyo cyatubwiye ko umubyeyi uhari adahari, utaha uba mu rugo adaha umwanya umuryango we, uwo mubyeyi arutwa n'uwo mubyeyi wapfuye. Kuko kuba hari atari involved, adafasha umuryango, bituma wa mwana apfa ahagaze n'imikurire y'irapfa. Nandi bambwiye ngo uburere bw'umubyeyi cyangwa se inshingano z'umubyeyi ni ukurera. Ariko se umubyeyi arera ate? Kurera ni gute? Kurera ni iki? Ku bwanjye mu magambo yanjye reka mvuge ngo kurera ni ugukuza, guha ikintu ubuzima kigakura. Ariko nanone gikura gite? Umuntu kuko umuntu we ni mugari cyane, kandi akenera na byinshi, akenera gukura. Iterambere, development riri mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Ariko reka turebere hamwe inshingano zo gukuza umubyeyi afite ku mwana. Umubyeyi afite inshingano zo gukuza umwana we mu buryo buri economic, mu buryo bw'ubutunzi. Mwihanganeho gato, reka mpere ku bwa mbere. Afite inshingano zo gukuza umwana we mu buryo buri biologique, amugaburira, amwonsa, ingingo zigakura kugira ngo umubiri ukure, ayo magufa akomere, habeho gukambakamba, habeho kugenda, nuko umwana aba yabonye ibimutunga, intungamubiri, iryo bere yarivaho, ibishyigikira ibere, ibyunganira ibere, imbuto, amata n'ibindi, no gukomeza kugaburirwa. Icyo ni kimwe. Umubyeyi ufite inshingano zo gukuza umwana wawe mu buryo buri biologique, mu buryo bwo gukuza ingingo ze. Kabiri, ufite inshingano zo gukuza umwana wawe mu buryo buri economic, mu buryo bw'ubutunzi. Mu buryo bw'ubutunzi ni gute? Kwa kundi umwana wawe umujyana mu ishuri, akiga, akamenya gusoma no kwandika, akiga, akiyongera ubundi bumenyi, kubaza se, umwuga akawumenya. Yo bitewe n'ubushobozi n'ayo maperima arayabona, kategori zigiye zitandukanye, bitewe n'ubushobozi ariga akomeza na kaminuza. Icyo gihe uba uri kumukuza mu buryo buri economique, uri kumwagura mu buryo bw'ubutunzi. Gatatu rero, umubyeyi afite inshingano zo gukuza. Ahantu naho hakomeye, harakomeye cyane, ariko haranoroshye. Impamvu hakomeye nuko ari ingenzi, ariko haroroshye mu kuhashyira mu bikorwa. Ariko ababyeyi benshi ingingo yarabananiye. Umubyeyi ni gatatu, afite inshingano zo gukuza umwana we mu buryo buri psychologically, mu buryo bw'imitekerereze, aha mu buryo bw'ubwonko. Ariho hahandi umwana abona umubyeyi. Amukuza gute? Mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'ubwonko. Amukuza baganira, amwigisha indangagaciro, amwereka kirazira, amwereka uko bitwara ku meza. Ese kuki abantu basangira? Ni ukugira ngo habeho ubusabane. Amubwire nta mwana mutoya usigira abakuru. Hari imico imwe n'imwe ababyeyi bagiye bagira, niba uyifite nawe unkurikiye uyiveho. Umwana mukaba muri mu rugo, abashyitsi baraje, bajya kurya ngo ntari bugaragare ku meza, ntari bugaragare muri saro, ari bwihishe. Ibyo ni ibiki? Imiryango myinshi niko yagiye ikura ngo niwo muco. Ntago buriya umuco kandi nawe urakura. Kiriya kintu ntago ari cyo. Ahubwo umwana niyicarane n'abashyitsi baganire, kuko nta kintu kibanga kirimo, nta bugambanyi burimo. Baganire, umubwire ngo umwana yirinda gushyomoka, umwana yirinda guca mu ijambo abakuru,
umwana yitwara gutya, amenye gusabana. Umwana numuheza haje abashyitsi azamenya gusabana ate? Umwana nadasangira n'abantu bakuru azamenya gute uburyo bitwara yarimo asangira n'abandi? Kandi iyo murimo musangira niho hazamo gusabana, umwana akakubwira ikibazo afite, niwo wa mwanya wo kukubona. Noneho urahari, none hagiye kukubona, mugiye kuganira. Niyo handi umumenye ngo ko kutariye wishimye kiye kibazo, niyo handi kwibonamo. Ese umuntu wamwibonamo gute ataguhaye umwanya ngo musangire, ngo musabane, ngo mukine? Mujye mwumva ubukangurambaga buri ku maradiyo batoza ababyeyi b'abagabo cyane cyane, kuko iyo defo ikunda kutugaragaraho. Abagabo ntimukina n'abana banyu ako gapira, mu mwanya wose ufite shaka uwo mwanya, mwakina agapira, mwasimbuka umugozi, ibyo mwakora byose simbizi, ariko musabane. Ujye mu mwanya we, usubire mu myaka ye y'ubutoya, mukine. Erega nawe uraprofitiramo gukora iyo siporo, nibwo umwana azakwibonamo akakuganiriza imbogamizi afite. Ibyo bintu bitatu mwabyumvise. Kurera ni ugukuza. Gukuza mu buryo bw'ingingo umugaburira. Kabiri ni ugukuza mu buryo buri economique, mu buryo bw'ubutunzi, ajya kwiga amenya gusoma no kwandika n'indi myuga. Gatatu ni ugukuza mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'ubwonko bwe, kamubwira ati umwana ntago iyo bagize umujinya bitwara gutya. Ntago umuntu asubiza atari yumva icyo bamubwiye. Iyo urakaye urabanza ugatuza, ntago ufata imyanzuro urakaye. Ni ibyo byose umwana aba gukeneyemo. Ababyeyi iki kintu cyarabananiye kandi kiroroshye, ariko kiranakomeye kuko ari cyo cy'ingenzi. Ikibabaje nuko mwashoboye ibikomeye, nubwo nabyo ari ingenzi, ariko ntago ari ingenzi kurusha iki ngiki cyoroshye cyo cy'ingenzi. Mwashoboye gutanga izo minerivare, mushobora kubagaburira, ibya bindi bigoranye, kuko uriho ntabura ukwabaho. Mureke kugira rero imfubyi abana banyu mubima umwanya. Uzi kuba ufite umubyeyi ntago umwanya ngo muganire? Ese ibibazo bizakemuka bite? N'igihugu kigira imishyikirano, kiraganira, cyungurana ibitekerezo, nta mutwe umwe wigira. Hari ikindi kintu abantu bakuru, ababyeyi, mujye mugira cya defo, ngo umwana ntiyaguhugura, ntiyaguhana, ntiyakugira inama. Aha hantu mwitonde. Hajya habaho bita abajeni, abantu bavukana ubwenge Imana yabihereye. Kucyumva ko wowe uri mukuri, wowe mubyeyi ntago wahora uri mukuri. Umwana igihe muganira ashobora kubwira ngo ibi bintu ntago ari byo, kubera bwa bwenge yavukanye, ya mpano Imana yamwihereye. Ushobora kuba uzi gukora cyane, utunze umuryango, ariko uhubagurika mu myanzuro, ukaba wafata imyanzuro ugwisha urugo rwawe mu manga. Igihugu ni nk'ubwami, nako umuryango ni nk'ubwami. Ni ubwami. Ubwami rero waba burimo uwo mwami, cyangwa se igihugu kiba kirimo perezida, aba ministers, abadepite, abasenateri, n'izindi nzego zigiye zitandukanye, mayors, governors. Urwo rugo rwawe, niba uri umugabo uri president, umugore wawe ni presidente cyangwa se vice president, sinzi uko muri bubyite bitewe nuko ruyobowe. Abana bawe nabo baje muri komite nyobozi iyobora urwo rugo, bafite uburenganzira bwo kumenya ibijya mbere mu rugo rwabo. Nawe ni inshingano zawe kubamenyesha ikijya mbere. Ntago umwana niba kwatse minerivare umushihura kuko wayibuze, uramubwira ati hangane nayabuze kubera impamvu izi nizi, akabimenya ko amafaranga ajya abura. Icyo gihe bari kwigiramo kwihangana. Ibintu bye birababaje, wa mubyeyi we cyangwa wa musore we, kamwiture n'abasore, niba utarafata inshingano zo kubyara, icyo kintu uzajye kubyara ukizi. Ureke guhubagurika, ureke kwica umwana wawe ahagaze, ureke kumugira imfubyi kandi ugihari uri umubyeyi. Ndaguhwituye kabisa, ndaguhwituye. Abana benshi ubuzima bwabo usanga badasabana,
nta yindi mpamvu si uko bafite imyifatire yo kudasabana, ntabyo babonye iwabo bagiye babona umushiha, iwabo ntibagiye babona gusabana imbabazi, iwabo ntibagiye babona kuganirira hamwe, iwabo nyine bababuze kandi bahari. Wikicara aho ngaho ngo watanze umuceri n'akawunga, ngo watanze uburere, ibyo ntibihagije. Umwana aragukeneye, umuha umwanya, umubwira ati iki gihe ni icyanyu bana banjye, tuganire, mumbaze icyo mushaka cyose, niteguye kugisubiza, mungaye aho mumbona ikosa nikosore. Icyo gihe icyo kintu nugikora abana bazakwibonamo. Niba wumva ibyo rero utabishoboye, byihorere wibyara. Nimbe nabifashe rwose, kuko kujya kubyara umwana ukamwicisha agahinda birutwa no kutamubyara, ibyo Imana izabikubaza. Ubu ntimwanyemerera nkahinira hanora, ndumva ibintu bidufashije. Amahoro n'imigisha bya Nyagasani bikomeze kubana namwe. Ni Sam Statue twita ku buzima bwo mu mutwe, duharanira ko twishimye. Intego nyamukuru no guhumuriza, guhwitura, kugira ngo dukumire no gushimisha. Imana nibaha umugisha. Ubonye ikiganiro ari ubwa mbere ukumva wifuje kubana natwe buri gihe, wakanda subscribe, ntacyo biba bitwaye. Twongeye gushimira abasubscribers bacu. Imana ibaha umugisha, tuzasubira nakagaruka. Ababyeyi mufate izo nshingano uko ari 3 muzishyire mu bikorwa. Imana ibarinde, tuzasubira nakagaruka.